wowe ushaka ko Imana iguha umugisha, wowe ushaka akazi gaturutse ku Mana, wowe ushaka umugabo uturutse ku Mana, wowe ushaka umugore uturutse ku Mana, wowe ushaka inzu iturutse ku Mana, wowe ushaka byinshi biturutse ku Mana, banza ushake Imana. Uko niko ijambo ryayo rivuga, ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi muzabihabwa nk'inyongera. Ntabwo wajya ku mucuruzi ucuruza mu isoko cyangwa n'ahandi umubwire ngo nyongeza tungurusumu nta kintu uguze, urabanza ukagura ubundi bakakongeza. Ntabwo wagenda ngo munyongeze urunyanya nta kintu uguze, urabanza ukagenda ukagura umuceri muri bakakongeza urwo runyanya. Natwe twishaka imigisha ituza ku Mana tutabanje gushaka ubwami bw'Imana, kandi twabwiye ko ibyo byose ari iki, ari inyongera. Tubanje tushake ikintu nyamukuru ubundi duhabwa inyongera nyuma. Imana idushyigikire rero, dutere intambwe dushaka Imana. Muraho neza nshuti bavandimwe bene data, mbanje kubasuhuza mwebwe mudukurikiranye. Amahoro y'Imana nabane namwe, amahoro abonekera mu mwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese mwabadukunda mwabadukurikirana kuri kamera za TAS TV. Imana ikomeze kubagirira neza. Mu gihugu cy'u Rwanda, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, ndetse n'imbibi zihana n'ibihugu duhana imbibi, yaba Uganda, Burundi, Kongo, Tanzania, Kenya, mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wacu. Turushaho gukomeza kubana n'Imana neza, turushaho gukomeza kwiga ko twagendana n'Imana neza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana rero ibaha umugisha, kandi Imana amahoro ize kubana natwe mu muco w'abana b'Imana. Biba byiza abana b'Imana bajya kuganira ijambo ry'Imana banaziranye. Tubanze twivuge n'umuco w'abana b'Imana. Amazina yanjye nitwa Ngabo Olivier, ndi umugabo ndubatse, mfite madamu n'abana 2. Iwacu ni mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Munyiginya, nsengera mu itorero rya ADEPR. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Reka dusenge rero ubundi dutangire twinjire mu kanya ko kumva ijambo ry'Imana no kuriganiraho. Mana data mwiza, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimye ko utwemereye ko tugeza iki gihe tugihumeka umwuka w'abazima. Turagushimye ko waturinze, ukaturindira igihugu cyacu, ukaturindira abaturage bagituyemo n'abayobozi. Turagushimye mubyeyi mwiza ko warinze ubwoko bwawe bwose. Turagushimye ko warinze abaturanyi bacu. Ni ukuri izina ryawe nirishimwe. Turacyahumeka umwuka w'abazima, ntabwo ari uko data bidashoboka ko twaba tutagihumeka, ahubwo nuko ari imbabazi zawe zituma tugihumeka. Hari benshi data kugeza amagingo yabo batagihumeka, hari benshi bari kwa muganga hirya no hino, bari ku myuka, bari kongererwa imyuka, ariko twebwe turahumeka umwuka w'abazima. Turavuze ngo nushimwe. Ni ukuri watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu kugira ngo tubyuke turi amahoro. Kugeza amagingo hari ingabo nyinshi zatambutse zipfa ku bwacu kugira ngo tugomeze guhumeka umwuka w'abazima. Turavuze ngo izina ryawe nirishimwe. Mubyeyi mwiza rero, turaguhamagaye ngo uze bane natwe muri iki kiganiro. Turaguhamagaye ngo uze ukorane natwe muri iki kiganiro. Tuguhaye ikaze na karibu. Ngwino uvugane natwe, ngwino ukorane natwe, kandi data wa twese mwiza, uyu mwanya wo kuganira ku ijambo ryawe turakwinginze ngo Mwuka Wera amanukire mu mitima yacu. Umwuka Wera amanukire kutuyobora, ndetse amanukire mu matwi y'abagiye kuritega amatwi, bazaryumva rigira ahantu ribakura, rigire n'aho ribageza. Urakoze, turagushimye mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Reka tubumbure Bibiliya yacu dusome mu gitabo cy'Itangiriro, bimwe mu bitabo 5 Mose yanditse. Igitabo cy'Itangiriro turasoma ibice bya 32. Ibice bya 32 duhere ku murongo wa 27 tugarukize ku 31. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Umurongo wa 27.
Uwo mugabo aramubwira ati ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. Aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Yakobo yita aho hantu Penuweli ati ndebesheje Imana amaso sinapfa. Imana y'amahoro iduhe umugisha. Katwongere dusome mu rwandiko rwandikiwe Abagalatiya, rwandiko rwandikiwe Abagalatiya, ibice 5 duhera ku murongo wa 16. Ibice 5 umurongo wa 16. Umutwe w'amagambo uravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga ni muyoborwe n'umwuka kuko aribwo muzakora ibyo kamere, aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye n'igituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwiremamo ibice, no kugobanywa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo ni amategeko abihana. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe kandi Imana idushyigikire. Ndangira ngo iri jambo turiganireho mu ntego ivuga ngo gutindana n'Imana kugeza ubonye mu maso hayo. Imana idushyigikire. Haleluya. Gutindana n'Imana kugera ubonye mu maso hayo. Gutindana n'Imana biguhesha kubona mu maso h'Imana. Imana ize kudushyigikira. Gusa muri iki gihe, muri iyi si turimo, benshi muri twebwe ntabwo tugishaka kubona mu maso h'Imana, ahubwo benshi turashaka mu biganza by'Imana. Kandi iyo ubonye mu biganza by'Imana ntabwo mu maso h'Imana uhabona. Ariko iyo wabonye mu maso h'Imana ugasabana n'Imana, n'ibiri mu biganza by'Imana urabibona. Imana ishimwe kandi Imana idushyigikire. Yakobo uyu nguyu yari umwana wa Isaka, Isaka akaba umwana wa Aburahamu. Sindi bwatinde mu nkuru ze kuko ni inkuru ndende. Yakobo yari umwana wa Isaka, akaba yari umwana mutonya kuri Esawu. Esawu niwe wari umwana w'imfura. Hanyuma igihe kiza kugera, Yakobo ubwo yari mu myaka y'izabukuru, aza kubwira umuhungu we Esawu ati mwana wanjye ujye kunshakira umuhigo, nzanira umuhigo, maze uzenguhe umugisha. Maze nyina wa Yakobo aza kubyumva, niko kongorora umuhungu we Yakobo ati mwana wanjye dore se agiye guha umugisha Esawu, kandi uwo mugisha ndifuza ko ari wowe wakawuhawe. Niko kugira inama umuhungu we ati genda ubage
ubundi wishyiraho ubwoya, kuko Esawu ikintu cyamutandukanyaga na Yakobo bwari ubwoya. Esawu yari afite ubwoya bwinshi, Isaka na Yakobo nta bwoya agira, kandi Isaka yarageze mu myaka y'izabukuru atakibasha kureba, mbega ari kubanza gukora ku mwana nyine no kumvira kwijwi no kumukoraho ngo yumve ko nyine afite ubwoya, amenye kubatandukanya. Hanyuma Yakobo nawe aza kwishyiraho ubwo bwoya, ajijisha se, araza amutekera inyama nk'uko se yabibwiye mukuru we, arazizana aramuhereza ati data narinzanye inyama ngo ubyuke uyirye maze umumugisha. Maze Isaka ise wa Yakobo aramubaza ati se ninde? Ati ni Esawu umuhungu wawe. Nuko sindi bwabitindeho cyane, igihe cyarageze nyine amuhumugisha, amaze kurya amuhumugisha, akimara kumuhumugisha gisohoka mukuru n'abarinje ati data narinje, dore umuhigone wantumye nayimuzanye, ngaho byuka urye undi umumugisha. Ati se ninde? Ati ni Esawu umuhungu wawe. Ati se usohotse ninde? Ati data narinzanye umuhigo. Ati Yakobo. Ati Yakobo nk'izina ryarakuriganyije. Ubundi izina Yakobo ryarisobanuye umuriganya. Hanyuma rero icyo nshaka kugeraho ni ukuntu Yakobo nyine yariganyije umugisha Esawu, hanyuma biba ngombwa ko Esawu amuhiga ashaka kumwica, niko guhunga. Rero inkuru dusomye aha ngaha muri Bibiliya itubwiye ukuntu Esawu nako Yakobo yakiranyije marayika w'Imana kugeraho amuhaye umugisha. Niyo mpamvu nayimvuze ni gutindana n'Imana kugeraho ubonye mu maso h'Imana. Imana idushyigikire kandi Imana iturwanirire. Yakobo yahuye na marayika w'Imana aramumenya. Iki nicyo cya mbere. Ubundi umukristo muzima yahuye n'Imana arabimenya ko ahuye n'Imana, amenya ko ahuye n'umuntu udasanzwe, niko kumufata barakirana kugera aho umuseke ngo utambitse. Marayika w'Imana akeba umutsi wa Yakobo wo kunyonga y'itako, ariko Yakobo yanga kumurekura ati sinkurekura utamaye mugisha. Marayika ati ndekura, ati sinkurekura utamaye mugisha. Marayika arangije aramubaza ati se witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Ati nutitwa Yakobo kundi ahubwo wiswe Isiraheli. Imana nishimwe. Ubundi iyo utindanye n'Imana cyangwa se ugatinda ahantu Imana iri, ikintu cya mbere na mbere Imana ibanza kugukorera ni ukuguhindurira izina, kuko izina rya mbere riba ryanduye. Izina Yakobo ni umuriganya. Yakobo nyine ni umuriganya. Atindanye n'Imana, agatinda ahantu Imana iri, byabaye ngombwa ko abanza guhindurirwa izina kugira ngo abashe kubona mu maso h'Imana. Imana yacu nishimwe. Nange nakitangaho urugero. Kera Imana itarangira neza ngo impe agakiza kayo, nari mfite amazina, ariko magingo Imana yamenduriye amazina kubwo gutindana nayo. Nitwaga umujura, nitwa umusambanyi, nitwa umusinzi, nitwa ikihebe, nitwa igisambo, nitwa amazina menshi. Ariko ubu Imana yamenduriye amazina, nitwa umukozi w'Imana, nitwa mbega byinshi ariko byiza. Haleluya. Yakobo nawe yakuwe ku izina Yakobo, yakuwe ku izina umuriganya, yitwa Isiraheli, yitwa ubwoko bw'Imana. Kubera iki? Kuko yatindanye n'Imana. Imana idushyigikire. Mu gutindana n'Imana rero hari icyo bidusaba. Twasomye ijambo mu Bagalatiya ritubwira imbuto z'umwuka, nikanatubwira n'imirimo ya kamere. Kugira ngo ubashe gutindana n'Imana, ubashe kugera ku rwego ubona mu maso h'Imana, nuko ubibira mu mwuka kurenza ko ubibira muri kamere. Wirinde imirimo ya kamere ukagendera mu mbuto z'umwuka. Imirimo ya kamere twayisomye simwe ngo tuyisubiremo, ni ubusambanyi, ni ubusinzi, ni ukugira nabi, ni urugomo n'ibindi bisa bityo biteye isoni. Ibyo ngibyo twabwiwe yuko ababikora nta bwami bw'Imana bazaragwa. Hanyuma imbuto z'umwuka nazo twazumvishe ko ari ukugwa neza, ari ukugira neza, mbega birangira tubwira ngo ibimeze bityo nta amategeko abihana. Imana yacu nishimye. Kugira ngo ugere ku rwego ubasha kubona mu maso h'Imana, ni ukubanza kwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, ukemera Umwuka Wera akakuyobora,
Mwuka Wera akabana nawe, akabasha kukugeza ku Mana, ukabasha gutindana n'Imana, ukagera ku rwego ubona n'Imana, ukarenga ku rwego uhora usenga ukeneye mu biganza by'Imana kurenza ko ubona n'Imana. Nigize mu rugero bamwe dusengana, ndababwira ni uramutse ugiye ku mwami, ugasanga buri mwami kugira ngo ugere ku mwami biba bigoye, uraza ukahura n'icyegera cye cyangwa n'umuntu umwungirije cyangwa se na sekereteri, reka tubivuge gutyo, hanyuma ukamubwira ibyo ukeneye, aragenda akabwira umwami. Iyo ari ngombwa ko umwami aza kukureba araza, ariko ari ibintu biri byoroheje sekereteri abasha gukora, amuha uburenganzira akaza akabigukorera. Hanyuma nanga urugendo ndavuga ni ese nk'ubu ngubu ugiye ibwami ugahura na sekereteri cyangwa n'uwungirije umwami, ukamubwira ati ndashaka ko unsabira umwami ibyo kurya, ndashonje. Icyo gihe ikintu kizabaho, sekereteri cyangwa uwungirije umwami azagenda n'ubundi abwira umwami ibyo wamubwiye, hanyuma ntabwo umwami azava ku ntebe y'ubwami cyangwa ngo ave ibwami ngo agiye kujya aho bahinuka imyaka cyangwa aho bashyira cyangwa tuhite muri sitoke muri iki gihe, ngo ajye muri sitoke ngo ajye kuzana ibyo kurya ngo ahereze uwo muntu. Azatuma wa musekreteri ati genda umuhereze, hanyuma ahazi undi nanone ati genda unsabire umwami akazi, mbona imibereho, mbona ubasha gutunga umuryango. Icyo gihe ntabwo umwami azava ibwami ngo ajye gushakira akazi uwo nguwo, azabwira wa wundi umwungirira ati genda umushakira akazi, azagenda akamushakira. Abo bantu bombi nta n'umwe urabasha guhura n'umwami, nta n'umwe urabasha kubona no mu maso h'umwami, nta n'uzi umwami, n'umwami nawe bwe ntabazi. Icyo yakoze ni uko hari waje gusaba ibyo kurya akabimuha, hari waje gusaba akazi akakamuha, nta kindi. Hanyuma nyuma hakaza undi wa gatatu noneho ushaka guhura n'umwami. Icyo gihe ntabwo azaza diregiti ahita ahura n'umwami, umwami azamubwira ati genda aka kanya simboneka, ariko igihe kizagera umwami amwemerere bahure babonane. Icyo gihe narababajije ni abo twaganiraga, ni narababajije ni ari uyu nguyu ubujije kureba umwami bibonaniye, n'aba ngaba baje basaba ibyo basaba bakabihaga, na ubu uzagira umugisha ukomeye, n'ubu uzagira umugisha utinze. Ngira ngo twese nawe ubwawe aho wicaye ikibazo wakibaza kandi wagisubiza. Ntabwo wa muntu waje gusaba akazi, ndetse kuko umwami atanamuzi, wa musekreteri wamuhaye akazi cyangwa wa mwungiriza w'umwami wamuhaye akazi ni umufiteho ububasha, kuko ni umuzi, ni nawe, ni nk'aho ari nawe boss we, kuko ntaziranye n'umwami. Ashatse n'isaha yagenda akamwaka akazi. Ndetse nawe umuntu waje gusaba ibyo kurya, aramutse agarutse gusaba ibyo kurya, n'ubundi wa musekreteri cyangwa umuntu wungirije umwami ashatse yamusubizayo, kuko n'uburenganzira bwe nta mwami ntibaziranye. Ariko wa muntu wibonaniye n'umwami bakiganirira, baganiye mu ibanga, ku buryo na wa mwami nako na wa mugaragu w'umwami, wa mwungiriza w'umwami atazi ibyo baganiye, ku buryo afite no kuba yamwaka n'uwo mwanya wa wundi ahubwo yararimo akawuma. Kubera iki? Yabashije kwegerana n'umwami, baganiye, baravugana amaso ku maso, ku buryo n'ibyo yashaka byose kuki yabimuha, kuko bari kumwe. Imana yacu ishimwe. N'Imana rero bisa nk'aho bimeze bityo. Hariho abantu basenga ugasanga ntibazi ibyo barimo, ugasanga barurira imisozi, agiye kureba abahanuzi ati tubarize Imana, ati ko mbona bimeze bitya, inzara iratwishe. Icyo gihe umuhanuzi agasenga avuga ati Imana uyu runaka inzara iramwishe. Icyo gihe Imana nyine kuko ari inyembabazi kandi Imana ivubira ababi n'abeza, wayasenga utasenga n'ubundi ibisanzwe byo hanze irabiduha twese. Niko ijambo ryayo rivuga, ivubira ababi n'abeza izabiduha. Ariko ntabwo uzabona Imana utabashije kuyishaka, utabashije kuvuga ati ngiye gushaka Imana, nihe ndi gushaka, nta muntu ncaho, ntawe nifashisha, ngiyewe ndashaka Imana gusa. Hanyuma ikintu kizabaho ni kimwe, uzagenda ubwira uwo muhanuzi ati nsengera mukozi w'Imana inzara iranyishe, azagusengera ibyo kurya ubibone.
hanyuma ejo nukenera ikindi nabwo bizagusaba kujya kureba wa muhanuzi ati nsengera mbona iki ngiki, uzahora muri ibyo. Ariko nusenga uvuga ati no Mana ni wowe nshaka kubona, ndashaka kugirana ubusabane nawe, icyo gihe kuko wamaze kugirana ubusabane nawe ntabwo bizaba bikiri ngombwa kutaka usaba ibyo kurya. Icyo gihe kuko wagiranye n'ubusabane n'Imana, Imana izajya ireba ibone ko ugiye kuburara, ibibwiriza ishaka ibyo urya. Imana izajya ibireba irebe ko iramutse iguhaye akazi bitewe n'ubusabane ufitanye nayo byayihesha icyubahiro, Imana iguha akazi. Imana izajya yicara irebe ivuga ati uyu muntu dufitanye ubusabane ni igiki namukorera ngo ubusabane bwanjye mfitanye nawe burushaho gukomeza kwiyongera. Imana ikomeze kugira iki, kugenda ikubwira neza kuko wamaze kugira iki, kuyegera, wamaze kubana nayo. Ni ukuri inshuti bene data, bakozi b'Imana, bantu dusenga, bantu dukorera Imana, dushake mu maso y'Imana kurenza uko dushaka hehe mu biganza by'Imana. Uko iyo washatse mu biganza by'Imana ugenda utabonye mu maso y'Imana, ariko iyo wabonye mu maso y'Imana no mu biganza by'Imana urahabona. Imana yacu nidushyigikire. Muri iki gihe turimo ni igihe gisa nk'aho ari icy'ikoranabuhanga cyangwa se igihe cy'iterambere, ku buryo muri iki gihe nta n'umuntu ugishaka gufata umwanya wo gusenga se cyangwa umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Wapi, umuntu arigira mu buriri akiryamira, agafata smartphone ye agakurikirana kibwiriza ngo ndi kubwiriza, akareba ati Imana ingirire neza. Ubwo ukumva ko nyine uri umukristo. Ku cyumweru ntugiye gusenga, ntufashe umwanya ngo usabane n'Imana, ntugiye gusenga ngo usabane n'Imana, ntugiye kubaza icyo Imana igushakaho, ntubajije uburyo uri kwitwara n'Imana. Uraje uvuye mu kazi, uraje uraryamye ati okay kandebe umukozi w'Imana runaka, uramurebye ati Imana ingirire neza. Bakozi b'Imana, abantu b'Imana, kuki turabanebwe? Kuki tudashaka mu maso y'Imana? Tureke ubunebwe dushake mu maso y'Imana. Buriya iyo ushaka ikintu uragikorera, ntabwo washaka ikintu ngo uryame kikuzanire, ntabwo washaka ubutunzi ngo uryame ngo ubutunzi uzabubone. Nushaka ubutunzi uzakura amaboko mu mifuka ugende ukore ububone. Hanyuma nushaka n'Imana uzahuguruka ugende uyishake, usabane nayo, ubanze umenye ngo Imana yanga iki, Imana ikunda iki, ese igishimisha Imana ni iki, maze bizatuma Imana uyibona. Umara kubona Imana n'umugisha uyivaho n'umugisha uyiturukaho wose uzawubona. Twishaka imigisha ituruka ku Mana tutabanje gushaka nyiri imigisha. Imana yacu dukomeze kudushyigikira muri iki gihe turimo nyine cy'isi y'ikoranabuhanga cyangwa se isi y'ubunebwe. Ibintu byose byarorohejwe ku buryo ujya wumva ukumva ngo umuntu ngabwiye umuntu ngakira ngo 50,000 ngo ujye kunsengera mufite ikibazo cy'umugabo, kandi uwo muntu uri kubiha nawe afite ikibazo cy'urushako, yarashatse umugabo yaramunaniye. Ese uwo muntu koko igisengesho arajya gusenga gusabira umugabo we yaramunaniye, ugisengesho riratambuka? Ese niyo yabikora uwo mugabo ugiye kugura nuguze n'umuhanuzi, mvuga ko umuguze n'umuhanuzi, uwo mugabo azaza mu rwubake, muzajye mushwana mugahite witonde, we nahaye umuhanuzi amafaranga yanjye. So umuhanuzi azabubashyira. Haguruka ugende usenga Imana, ubaze Imana ati Imana umvuga hiki, umbona ute, unyifuza hiki, maze Imana igusure, Imana ikubwire. Mwitegereza ko abahanuzi babanza kubabwira. Simakanya ko ubuhanuzi butari ubuhanuzi burakora kandi burakenewe, ariko se wowe uri muntu ki Imana itabasha kukwisangira ngo ivugane nawe? Buriya ntago umubyeyi yabyara umwana ngo umwana nakenera ikintu ku mubyeyi kabanza ajye guca ku muturanyi, kabanza ajye guca ku mukozi wo mu rugo. Niba umwana akeneye ikintu ku mubyeyi aza kureba umubyeyi akamubwira, maze umubyeyi akaba agira iki, areba baganira. Niba nyine Imana gute nzabanza kuza kureba runaka ngambarize Imana? Gira inyota usenge, ubwira Imana ati Mana unshaka iki, urifuza ko nkora iki, Mana wandemeye iki, Mana ese nitwara neza, Imana ikuyobore mu nzira. Ariko
uzi ko na Yesu ari umwana w'Imana, ari Imana nawe ubwe. Buri munsi yagiraga igihe cyo kujya gusenga, akajya gutanga raporo, avuga abaza Imana ati Imana nakoze gushaka kwawe, dore ngibi byo nakoze byari mu gushaka gutanga raporo. Akavuga ati okay, n'umunsi uri imbere n'ibisigaye byose nishyize mu maboko yawe, byose nibi uko mbishaka ahubwo bibe uko ubishaka. Hanyuma niba umwana w'Imana yarafataga umwanya akajya kwegera Imana, kandi nawe ubwo ari Imana akajya kwegera Imana akabwira ati Imana ni gutya na gutya. Wowe uri muntu ujya gukora ikintu, ukajya gukora ikintu utabanje kubaza Imana, ukajya gukora ikintu utabanje kwegera Imana, ahubwo ukavuga ati nzajya kwa runaka ni umuhanuzi afite amavuta, runaka ni umuhanuzi afite amavuta, ugasanga uri muri ibyo, uri mu kajagari nk'ako ngako. Wakegera Imana ukabona mu maso y'Imana ko twumvishije ijambo ryayo ritubwira yuko uyo watindanye n'Imana ubona mu maso y'Imana. Yakobo uyu nguyu kubwiwe ari we watinyutse agafata agakena marayika w'Imana. Iyo birivuze marayika w'Imana ibivuze Yesu. Yakobo yaratinyutse akirana na Yesu amushakaho umugisha yamushakagaho yarawubonye. Yatindanye nawe igihe kirekire kugeza aho bukeye, yahereye nawe nimugoroba, burira bugera mu gitondo, aho umuseke ngo utambitse, ageraho amuha umugisha. Imana yacu ishimwe. Tindana n'Imana, tindane n'Imana kurenza kutindana n'abantu, tindane n'Imana kurenza kutinda mu bipfuye, maze Imana igirike, Imana ikwiyereke, Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Aho ushaka kugirirwa n'Imana neza, ushaka kubona umugisha w'Imana utatindanye nayo, Imana idushyigikire kandi Imana iturengere. Hanyuma katurenzeho iri jambo riri muri Matayo ibice 25. Matayo ibice 25. Matayo ibice 25. Ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Ng'icyo gihe ubwami bw'Imana buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyana amatabaza yabo, ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira ati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bajya kugura. Umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Nyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi munsi cyangwa igihe. Imana yacu idushyigikire. Twumvishije yuko twumvisha umugani w'abakobwa 10, 5 b'abapfu n'abandi 5 b'abanyabwenge. Imana ize kudushyigikira. Twumvishije yuko igihe cyageze nubwo b'abakobwa bose bari abakobwa. Ubundi nicyo kinangaza, aba bakobwa bombi mu itangiriro barasaga,
mu itangiriro bari abantu bamwe, mu itangiriro bose rero bambaye neza bategereje nyine umukwe. Mu itangiriro abakristo twese tuba turi bamwe, mu itangiriro twese tuba turi bamwe, mu gusenga tuba turi bamwe, ariko tuzatandukanira hehe? Mu iherezo, cyangwa tuzatandukanywa n'igihe. Ibyo nababwiraga ni dushake Imana, tuve mu kavuyo, tuve mu gikundi cy'abahanuzi, tuve mu gushaka abahanuzi, dushake Imana, twegere Imana, kuko nibyo bizadufasha kubana nayo no kubonana nayo no kuyibona. Ni ukuri aba bakobwa 5 b'abanyabwenge bibutse kwitwaza amavuta uruhande, bibuka kwitwaza amavuta mu mperezo. Ba 5 bandi b'abapfu batwara amatabaza ariko nta mavuta bafite. Igihe kigeze rero bari biringiye yuko ba bandi 5 bari bwabahe aya mavuta. Ndagira ngo nkubwire ko igihe kizagera abo bahanuzi uvuga ngo baragusengera, abo bakozi b'Imana uvuga ngo uriringiye ngo nibo bazagusengera, igihe kizagera kubwire oya, ntabwo nanjye ndi gushaka Imana, nanjye ndi gushaka Imana muri iki gihe, nanjye muri iki gihe ndahuze ndimo ndashaka Imana. Ubwo Bibiliya itubwira ko mu gihe cya nyuma uzashaka n'uwo waturira ibyaha umubure. Kubera iki? Kuko buri wese azaba yivugiyeho, buri wese azaba ari kurwana n'umusaraba we. Mwumvisha ko abanyabwenge babwiye oya, ntabwo yadukwira, mujye mu bahanjuzi, mujye kwigurira, hanyuma muve mu kavuyo, mubike amavuta, muzigama amavuta, kuko igihe nikigera abanyabwenge bazababwira yuko atabakwira. Va mu kwirukanka mu bahanuzi, va mu kavuyo ko gusengana n'abantu, uje ushaka Imana, uze wegerane n'Imana, kuko ejo bazakubwira oya. Uzajya kumureba ati mukozi w'Imana wambwiye iki Imana imvugaho? Ati nanjye nkeneye kimvugaho, nanjye nkeneye kimvugaho. Uzajya kumureba ati mukozi w'Imana wansengeye ko ibibazo bimeze nabi? Ati nanjye nuko. Mukozi w'Imana wansengeye ko inzara nanjye iranyishe. Ariko niba warabonye n'Imana, warabanye n'Imana, warabonye mu maso y'Imana, ntawe uzakenera. Nugera mu bibazo uzagenda utera ivi ryawe mu cyumba, upfukame ubwira Imana, ubwira Imana ati Mana ndengera. Muri iki gihe turimo murabizi ko insengero bazifunze, gusenga bisa nkaho bigoye. Utarasenze, utarabashije kubana n'Imana neza, benshi ubu baraguye, benshi ubu basubiye mu byangwa n'amaso y'Imana. Kubera iki? Bari bamenyeye, bumvaga ko gukizwa ari ukuba mu rusengero, bumvaga ko gukizwa ari kuba mu materaniro, bumvaga ko gukizwa ari ukubyina, ari ugusirimba, ariko bari kumwe n'abandi, bakirengagiza ko gukizwa biri inyuma yuko tuva mu rusengero. Gukizwa biri mu mitima, biri aho turi, biri aho tuba buri munsi. None benshi baraguye, babuze ngo basenga, ngo babuze. Ariko ndagira ngo mubwire, urusengero rwa mbere ni mu mutima wawe. Imana murahorana, Imana murahorana, turahorana, Imana ibera hose icyarimwe. Ndagira ngo mubwire, aho uri Imana muri kumwe, aho uri Imana irakumva, aho uri Imana igutegeye ugutwi. Icyo ishaka ni ukumva ijwi riguturutseho, icyo ishaka ni ukumva uyibwira, icyo ushaka ni uko uyegera ukayishaka, naho uzayibona. Imana idushyigikire rero, muntu wanjye, muntu w'Imana, bakristo bavandimwe, dushake mu maso y'Imana kurenza uko dushaka mu biganza by'Imana. Imana rero ikomeze kudushyigikira, ikomeze kuturwanira. Turimo turagana ku musozo, turimo turagenda tugana ku musozo, ariko ndakwinginze, wowe ushaka kugirirwa neza n'Imana, wowe ushaka ko Imana iguha umugisha, wowe ushaka akazi gaturutse ku Mana, wowe ushaka umugabo uturutse ku Mana, wowe ushaka umugore uturutse ku Mana, wowe ushaka inzu iturutse ku Mana, wowe ushaka byinshi biturutse ku Mana, banza ushake Imana. Uko niko ijambo ryayo rivuga, ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi muzabihabwa nk'inyongera. Ntabwo wajya ku mucuruzi ucuruza mu isoko cyangwa n'ahandi umubwire ngo nyongeza tungurusumu nta kintu uguze. Urabanza ukagura ubundi bakakongeza. Ntabwo wagenda ngo munyongeze urunyanya nta kintu uguze. Ubanza ukagenda ukagura umuceri muri bakakongeza urwo runyanya. Natwe rero twishaka imigisha tuza ku Mana tutabanje gushaka ubwami bw'Imana, kandi twabwiye ko ibyo byose ari iki? Ari inyongera. Tubanje tushake
ikintu nyamukuru ubundi duhabwa inyongera nyuma. Imana idushyigikire rero dutere intambwe dushaka Imana, kuko Imana irifuza yuko twayigira ubuturo, twayegera Imana, twayigira ubuhungiro bwacu, Imana twabana nayo ku manywa na nijoro, Imana twasabana nayo. Twumvishije ba Yakobo yasabanye n'Imana, Aburahamu ise wa Isaka yasabanye n'Imana, Isaka se wa Yakobo yasabanye n'Imana, kugera kuri Yosefu umwana wa Yakobo, gukomeza n'ibindi bisekuru turimo nko mvuga, ariko basabanye n'Imana, babana n'Imana, Imana igenda ibagirira neza. Ni ukuri bari mu bantu bagiye bagira ubutunzi budasanzwe. Aburahamu yari umutunzi ukomeye, Isaka yari umutunzi ukomeye, Yakobo yari umutunzi ukomeye, Yosefu yari umutware, ndetse n'abandi. Kubera iki? Kubera ko begeranye n'Imana, babana n'Imana, bashaka Imana, barangije barayubahisha. Hanyuma n'ukuntu dushaka Imana, twamara gushaka Imana ntituyubahishe. Iyo Imana utayubahisha, Imana nayo ntabwo ikubahisha. Ntabwo wasebye Imana ngo Imana ikubahisha. Biba ngombwa ko ubahisha Imana kugira ngo nayo igire iki, nayo ikubahisha. Imana rero dushyigikire. Umuntu ushaka kugirirwa neza n'Imana, tera intambwe, ubanza ushaka Imana, ubanza ubone mu maso y'Imana, ubundi utindane nayo. Nta kabuza Imana izakugirira neza. Imana igira neza, turi abagabo bo kubihamya. Twagiye tubona ku manywa na nijoro itugirira neza, twagiye tubona ku manywa na nijoro itwitaho, itugaburira, itwambika, iturengera, iturinda ibitero byose bya Satani. Imana ikaturinda, ikatubera amaso, kuko twagize iki? Kuko twabanye nayo neza. Imana rero idushyigikire, turwanirire, ikomeze kutwambika imbaraga muri ibi bigoye, kuko niko umuririmbyi wa 68 aririmba mu ndirimbo z'agakiza. Ni ukuri Imana itwambika imbaraga kugeza igihe izaza kutujyana, kuko mu bihe turi mu bihe n'ibihe bikomeye, n'ibihe biruhije umugenzi. Hanyuma nawe utarakizwa, utarakira Yesu umwami n'umukiza, ntago ni ukuri nakugira inama yo kumwakira, nakugira inama yo gufata umwanzuro. Uyu uvuze ati mfashe umwanzuro nakiye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye, ni umwanzuro utajya wicuza, kuko mu bawufashe nta n'umwe ndabona wicujije. Ni ukuri, ndetse nawe waguye ugasubira inyuma, nawe ongera ubyuke. Haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyashibuka. Ongera ubyuke, Yesu yongera kuhire, Yesu yongere akubagarire, Yesu yongere agusubizemo imbaraga, Yesu yongera kuvomerere, Yesu yongera kugirire neza. Ni ukuri, karibu mu rugendo. Ni ukuri, Yesu ahora ateze amaboko ashaka uwamusanga mu ruhuri. Imana rero itugirire neza. Abakozi b'Imana turushaho gukomeza gushaka Imana, dusabira n'abatarabasha kuyisobanukirwa, n'abatarabasha kuyimenya barushaho kuyimenya. Ndetse nawe wabashije kunkurikirana, igihe cyawe ni iki ngiki, kuko twasomye ijambo ritubwira ngo ntabwo muzi umunsi n'igihe. Mube maso kuko mutazi umunsi n'igihe. Igihe cyawe ntacyo uzi nonaho ubu ngubu uhagaze, ariko mu kanya kare buzi ubu ntabwo uhazi. Ubu nanjye aka kanya ndi imbere ya kamera ndahazi, ndabizi, ndi kubona, ndi muzima, ndi kuvuga, ariko sinzi nimaguruka imbere ya kamera uko biri bungendekere. Imana niyo ibizi iherezo ryacu. Rero aka kanya ubonye ntugapfusha ubusa. Aho uri waba uri mu modoka, aho uri waba wicaye mu rugo, fata umwanya uvuge ati mwami Yesu, ndakwihaye, ngirira neza, ndakwihaye, nguhaye ubugingo bwanjye ngaba ari ubuginga. Maze Yesu nawe arakugirira neza, arakwemera, arakwakira, maze akubohore, akweze, agutunganye. Ni ukuri, muntu uri mu byanga n'amaso y'Uwiteka, uri mu mirimo ya kamere twasomye mu Bagalatiya ibice byabo 5, muri ya mirimo mibi, uri mu busambanyi, uri mu businzi, uri mu ngeso mbi, uri kuvuga nabi, ugira intonganya, ugira uburiganya, uri umujura, wiba, ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, tera intambwe Yesu akuruhure. Hanyuma nawe utangire ugendere muri za mbuto z'umwuka, zo kugwa neza, zo kuvuga neza, kuko ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ni ukuri, Imana irushaho gukomeza kutugirira neza, Imana irushaho gukomeza kutwitaho, Imana irushaho gukomeza kutwagura, irushaho gukomeza kutwitaho. Ni karibu rero
Imana ibagirire neza. Ni ukuri muze mutere intambwe, Yesu abagirire neza, Imana ibambike imbaraga, Imana ibereke byinshi mutazi, Imana ibashe kubihishurira. Imana idushyigikire. Rero turimo turagana ku musozo, hanyuma ni ukuri mbahaye ikaze muri uru rugendo. Ntagaruka ari urwanjye, impamvu mvuze ni mbahaye ikaze, ntagaruka ari urwanjye, ahubwo ni ukuri uko narugezemo nkubona ibyiza byaho. Ndifuza ko namwe mwaza mwabankurikirana, mwabazambona, mwese abatararujyamo ni karibu, ni muze. Ni urugendo tuboneramo amahoro, ni urugendo tuboneramo umunezero, ni urugendo tuboneramo ibyishimo. Imana rero ikomeze kubagirira neza, Imana ikomeze kubitaho. Nimero zanjye ndazibabwira, ubundi muzampamagare dufatanye gusenga Imana, dufatanye gukorera Imana, kuko Imana nta kabuza izatugororera, izatwitaho, izaduhemba. Tukiri no mu isi ntabwo izabura kutugira neza, ndetse tunabikiye igihembo nyamukuru aricyo bugingo buhoraho, kiruta ibindi byose, kiruta imyambaro, kiruta ibyo kurya, kiruta abagabo, kiruta abagore, kiruta amamodoka, kiruta amazu. Ni igihembo nyamukuru, aho umuntu azabaho yishimye, aho umuntu azabaho nta nzara, nta burwayi, nta gupfa, nta kubabara, tubayeho tunezerewe. Imana ibagire neza. Rero mbabwire nomero 078 13 017 74. Muhamagare dufatanye gusenga Imana, dukorere Imana, maze tuzagorererwe. Nk'umuco rero nk'uko twatangiye dusenga, n'ubundi turasoza dusenga. Imana irushaho gukomeza kutugira neza, irushaho gukomeza kutwitaho no kuturwanirira, kugira ngo ni ukuri Imana iherekeze iri jambo mu mitima y'abantu, Imana iherekeze iri jambo buri muntu wese uri bikurikirane, ni ukuri agira impinduka mu mutima we, bitume arushaho gukomeza gushaka Imana. Imana yacu nishimwe. Reka dusenge. Imana Data, mu izina rya Yesu, turagushimye ko wabanye natwe, turagushimye Data ko watangiranye natwe, none tukaba tugeze ku musozo ukiri kumwe natwe. Ni ukuri Data, wabutubaye bugufi, watweretse ukuboko kwawe, wavuganye natwe ngo dutindane nawe bizatuma tubona mu maso hawe. Ngaho Mwami, ubwoko bwawe gutindana nawe babone mu maso hawe, ubwoko bwawe gushaka mu maso hawe kurenza uko bashaka mu biganza byawe, ubwoko bwawe kugushaka kurenza uko bashaka imigisha guturukaho, ubwoko bwawe gushaka Imana kurenza uko bashaka iby'Imana itanga. Ni ukuri ndakwinginze Mwami, ihishurira abantu babashe kukumenya, babashe kumenya ubwami bw'ijuru ko buruta ibiri mu isi. Ndakwinginze Gitare cy'amahanga, mweretse nabo bagiye kureba batarakira Yesu Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo. Ni ukuri nabo nubiyereke, nubihishurire, nubagirire imbabazi. Turi mu kiganiro, ni ukuri ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo mbatuyeho imbabazi zawe Data. Nubagirire imbabazi, ubabarire ibyaha byose bakoze, batangire bundi bushya. Uwera wa Isiraheli bakwakire nonaha, bemere ko ubabera Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo, ubayobore muri uru rugendo kugeza igihe uzazira Yesu. Ni ukuri Mwami wacu Yesu Kristo, ndakwinginze abasinze, abasambanyi, abariganya, abavuga nabi, ndakwinginze bahindurira amateka, nabo babe muri ba bandi bavuga neza, bagwa neza, bagendera mu mbuto z'umwuka, tuve mu mirimo ya kamere. Urakoze, turagushimye, urakoze, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro Mwami wacu, turagushimye kuko uri umurengezi wacu. Ngaho komeza kutwita no kutugwanirira. Urakoze, turagushimye mu izina ryawe Yesu. Amen.